Ishimwe Vestina yongeye gutungurana kandi agaragara ku rukuta rwe rwa Instagram apostinga, ngira ngo hari hacemo igihe nta kintu apostingaho bijyanye n'inkuru zigiye zitandukanye zagiye zigenda zivugwa kuri uyu mugore cyangwa se uyu mukozi w'Imana Ishimwe Vestine. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo hagaragaye amagambo ya postinze ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ibijyanye n'urugo rwe, aho yasaga nk'uca amarenga ko atameranye neza n'uwo bashakanye. Ngira ngo hari n'umuntu rwose ngo waganirije umugabo wa Vestine, Idrissa, aramuganiriza ati se biriya bintu wabonye bakuvugaho n'umugore wawe bimeze bite, ese kuko bihuriye he no kuri? Mu gusubiza Idrissa yaragize ati rwose nanjye byarantunguye, ati rwose biriya bintu byarantunguye, sinzi ngo bimeze bite, sinzi ngo byaturutse hehe. Ngira ngo hagiye havugwa ibintu byinshi, havuzwe ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone Vestine yongeye kugaragara kuri Instagram yiwe apostinga akantu k'akavideo bakoze cyangwa se k'indirimbo yitwa Usisite. Ngira ngo ni indirimbo ikoze mu buryo bw'amapiyano. Amapiyano murabizi ko ari injyana cyangwa se ari injyana nyine yaturutse muri Afurika y'Epfo, nibo bakunda gukoresha iyo njyana cyane y'amapiyano. Hanyuma rero iyi ndirimbo Usisite ya Vestine ndetse na Dorcas nayo ni muri ubwo buryo ikozemo, indirimbo y'Igiswahili ngira ngo mu by'ukuri nziza cyane. Basa rero nkaho yafashe akavideo gatoya, hanyuma arangije nakita nk'agachallenge yakoze, arangije agashyira kuri Instagram yiwe. Ariko havuzwe ibintu byinshi cyane, aho bamwe bagiye bavuga bati mu by'ukuri ntabwo ibi bintu ari we wabikoze, bati ni umuntu ushobora kuba warahakinze account yiwe. Abandi bati ni birashoboka ko ari prank ari gukina. Ariko havuzwe ibintu bigiye bitandukanye nyine. Gusa Irene ari nawe mujyanama wabo mukuru, asa nkaho yaciye amarenga cyangwa se asa nkaho yagaragaje ko Vestine atari mu bihe byiza. Asa nkaho yatangaje ko Vestine atari mu bihe byiza, ati bagomba kumureka akabanza agatuza kamera neza. Uko biri kose urumva ko bishobora kuba bifitanye isano n'ibyagiye bivugwa bitandukanye ko ashobora kuba atameranye neza n'umugabo we. Ngira ngo mu minsi yashize bari bafite ibitaramo hariya muri Canada, ibitaramo bitandukanye bakoreye ahantu hagiye hatandukanye. Gusa ku bw'amahirwe ibitaramo byagenze neza, nubwo abantu bavugaga byinshi bakandika amagambo agiye atandukanye, ntabwo byigeze na rimwe bibakoma mu nkokora ngo bareke gukora ibitaramo nk'uko babiteguye. Kandi umurimo w'Imana nyine warakozwe nk'uko wari wateguwe. Gusa ibyavugwaga byo ni byinshi, kubera ko nyuma yaho ayo magambo agaragaye kuri Instagram ya Vestine avuga ati rwose nzitonda nongera guhitamo cyangwa se nongera gushaka umugabo, nzagerageza kwitonda, nzagira amahitamo meza, ntabwo nzahubuka, nzabanza amenye umugabo tugiye kubana ni muntu ki, kugira ngo ntazongera kwicuza ubugira kabiri. Ayo ni amagambo atandukanye yagiye apostinga, kugira ngo abantu benshi cyane bagiye bayagarukaho. Bamwe bavuga bati uko biri kose ashobora kuba yarabikoze ari prank yo kugira ngo indirimbo bagiye gusohora izakundwe. Ariko abandi bakavuga bati mu gihe gishize basohora indirimbo nta na rimwe bigeze bakora prank kugira ngo indirimbo yabo ikunde yamamare cyangwa igere kure, kubera ko urwego bagezeho uyu munsi ntabwo ari ubwo kujya kwamamaza indirimbo bakoresheje ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane ko umuntu w'umubyeyi n'umugore ufite umuryango cyangwa se wubatse urugo rwe ntabwo yakifuza kuba agiye gusohora indirimbo ngo akore prank ku bintu bijyanye n'urugo rwe. Wenda yayikora ku bindi bitandukanye, ariko ntabwo yaza avuga ku by'urugo rwe mu by'ukuri ari prank ari gukina. Gusa abantu nyine bavuze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, bavuga batahari ni ukugira ngo indirimbo izakundwe, ariko nta hantu na hato njyewe numva bihuriye n'ukuri. Numva ntaho bihuriye n'ukuri. Ntabwo umuntu yaba agiye kumenyekanisha indirimbo
ngo ategure puranka ifitanye isano n'iby'urugo rwe ngo aze kubitangaza gutyo gusa, ntabwo byaba ari ibintu byiza habe na gato. ngira ngo ibingibi byanavuzwe n'umwe mu bantu ngo w'inshuti ye ya hafi, ndetse bivuga ko ashobora kuba ari mu muryango we, wavuze ko mu by'ukuri ari puranka yateguye kugira ngo abantu bazakunda indirimbo benda gusohora. Ariko wasubiza amaso inyuma ukareba indirimbo nyinshi zitandukanye bagiye bakora, ugasanga nta na hamwe bigeze bakora ikintu nk'icyo ngicyo ngo kugira ngo indirimbo bagiye gusohora abantu bayikunde. Gusa mw'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya. ngira ngo rero nyuma y'aho baviriye mu bitaramo, hari amakuru yagiye hanze abantu bagiye batangaza bavuga bati nyuma y'ibitaramo byabereye muri Canada, birashoboka ko Ishimwe Vestine atigeze agaruka, ahubwo yaba yarigumiye muri Canada. Ni ibintu abantu bavuze bagiye batangaza bagiye batandukanye. Ariko kandi hakaba andi makuru avuga ko Irene yaba yarazanye na Dorcas gusa, Vestine we akisigarira iyo ngiyo muri Canada. Gusa hari ibintu byinshi nyine bigenda bigaragaza ko ubona ko hashobora kuba harimo mu by'ukuri ikibazo koko, bigaragara ko mu by'ukuri koko hashobora kuba harimo ikibazo. Gusa umuntu yamenya ngo bimeze gute. Nta nubwo kandi twifuza ko Vestine yasenya urugo nyuma y'amezi make cyane yubatse urugo. Umuntu wese aba yifuza ko umuntu yagira urugo rwiza. Yego nta utagira abanzi, hari n'abashobora kwishima batahwa, hari n'abashobora kubyishimira. Ariko mu by'ukuri nk'umukozi w'Imana Vestine ndetse na Dorcas bakoreye Imana mu gihe cyabo, bakora umurimo w'Imana, ndetse kandi koko Imana yarabashyigikiye. Yewe bawutangiye bakiri batoya, batangiye umurimo w'Imana bakiri bato rwose, Imana irabashyigikira. ngira ngo iyo baza kuba bawutangiye uyu munsi, aribwo bawutangiye bafite imyaka mikeya, cyane ko nabonye mu itorero rya ADEPR hajemo amabwiriza akomeye cyane ko umwana uri munsi y'imyaka 18 adakwiriye kuba umuhanzi ku giti cye. ngira ngo ayo mabwiriza ku bw'amahirwe yaje bamaze baraharenze aho ngaho, kubera ko Ishimwe na Vestine murabizi ko Perito Ishimwe na Dorcas ni abantu bakoreye umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR hariya Muhoza mu karere ka Musanze. bakurira mu itorero, ngira ngo banaririmbye muri korali Gosheni, bakora umurimo w'Imana, ibintu bigenda neza. Rero ntabwo rero twakwifuza ko umuntu wakoreye Imana kuri urwo rwego akavuga ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa bakihana bagasubizwamo imbaraga, abacitse intege bakongera kugira ibyiringiro, ntabwo umuntu yakwifuza ko urugo rwe rusenyuka. Ntabwo umuntu yabyifuza. Kandi ngira ngo nubwo yagiye agaragaza byinshi bitandukanye bimeze nko guca amarenga ko mu rugo bitameze neza, aho yabwiraga murumuna we ati uzitonde ntuzashaka ukiri mutoya, ati kujya mu rugo bimeze nko kujya mu gihugu kitari ikiwanyu. Hagiye nyine hasesengurwamo ibintu byinshi cyane, bibaza impamvu abuza murumuna we gushaka akiri mutoya. Bivuze ko hashobora kuba hari ikintu kibyihishe inyuma, ariko kandi nanone ni ugutegereza tukareba ngo bizarangira bigenze gute, kubera ko nyine ibivugwa byo ni byinshi mu buryo bugiye butandukanye. Ngayo nguko rero, reka nere kuvuga ibintu byinshi cyane, gusa narinje kubabwira ko yongeye kugaragara nyine kuri account yiwe kuri Instagram apostinga akavideo gato rwose bakoze kagufi, yarangije agapostingaho. ariko amafoto yose yari ari kumwe, cyangwa se amafoto yose yari yarapostinzeho ari kumwe n'umugabo we Idirisa, yose yari yasibye. Ndetse yewe na murumuna we Dorcas nawe amafoto yari yarapostinze yifuriza mukuru we urugo rwiza, ndetse amafoto yose yari yaragiye apostinga ya Idirisa, Dorcas nawe yarayasibye. Ibi ngibi bikagaragaza ko mu by'ukuri icyo abantu bagiye bavuga ngo ni umuntu wahakinze account ya Vestine, bakagira bati se yari guhakinga account z'abantu babiri akazihakinga ashaka kugera ku cy'uwo muntu. Bivuze ngo mu by'ukuri birashoboka ko babigizemo uruhare ubwabo, Vestine ndetse na Dorcas, yo gusiba ayo mafoto yose. Wavuga ko ari nk'urwibutso rw'ubukwe, uburyo bagiye bifotoreza ahantu hagiye hatandukanye, yose akayafata akayasiba.
nyine biba bisobanuye ibintu byinshi cyane. Ngayo nguko rero mw'abantu mwe, ibintu ntabwo byoroshye, ariko kandi nanone nyine turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'intambara, duhura nabyo mu buryo butandukanye, ariko kandi nanone Imana niyo mugenga wa byose. Hanyuma reka nsoreze hano, dukomeze tubane mu nkuru zacu zigiye zitandukanye. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bikomeze bikugerereho igihe. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, duhurire mu nkuru ziri imbere.